Aha mbashimira mbifuriza ibihe byiza abakoze subscribe n'abansura hano kuri YouTube channel yanjye Iradukunda Ntwari. Ndababwiye nti mukomeze mugubwe neza. Aha turi gusoma igitabo cy'ikinyarwanda, turi gusoma mu mwandiko witwa Nyangufi n'abakuru be. Tugeze ku gice cya 7, mu gice cya 6 Nyangufi yasubiye inyuma. Bamaze kwica cya gikoko ajya kubeshya umugore wa Mukanya, umugore wa Nyamurya abana, amubeshya ko umugabo we bamufasha abajura ndetse bagiye kumugirira nabi nadatanga imari yose afite. Ese mu gice cya 7 bimeze bite? Uwo mugore se nawe araza kumenya ko Nyangufi yamwibye amukurikirane? Ayo yose ni amatsiko turi bushire muri iki gice cya 7. Nyangufi n'abakuru be igice cya 7, ariko umutwe uravuga ngo Nyangufi akiza Mukanyamurya abana nk'uko mubireba mu gitabo. Baragira bati Nyangufi yarazi ubwenge bwinshi, akamenya no guteganya cyane, kandi ntiyibagirwe gushimira uwamugiriye neza. Yageze mu nzira ava kwa Nyamurya abana, aratekereza ati ibi bintu mbitunze jyenyine cyangwa se bikiharirwa n'umuryango wanjye gusa, naba mpemutse cyane. Nibagiye kwitura uriya mubyeyi ubuntu n'ineza yangiriye, Imana yangaya rwose n'abantu bakanyita umuhemu. Nuko afata ya mafaranga yacamo imigabane 3, amwe yabika ahantu hiherereye, andayagura amasambu 2 meza kandi manini, ayandi ayaha iwabo. Ibyo byose abikora ntawe bimubwirije kandi nta n'umwe ubizi. Nyangufi rimwe na rimwe iwabo bakajya bamubura ntibamenye aho yagiye. Nahari muri ya masambu arubakisha amazu, ari nakahingishamo imyaka y'amoko yose. Byose bimaze gutungana, ashaka inzoga ajya kureba Mukanyamurya abana. Ageze yasanga yamerewe nabi cyane kubera umubabaro n'agahinda kenshi. Yarageze gupfusha urwa wenyine, agakubitiraho no gupfakarira muri iryo shyamba mu ikoraniro ry'inyamaswa z'amoko yose, asigaye atakigira kivurira. Yari asigaye yicuza icyatumye yemera gushaka mu nyamaswa, yifuza icyahamukura kikamugeza mu bantu. Nuko Nyangufi akihagera aramusuhuza, undi amusubizanya impuhwe zivanze n'agahinda, ariko ntiyamenya Nyangufi na gato. Yabaye akimubona aratekereza ati ubanza uyu yaba uwo mu muryango wanjye, waba wamenye ibyago nagize none akaba aje kundeba. Byose bimubera urujijo kuko yari yaravuye iwabo akiri muto cyane. Ntibyatinda Nyangufi aza kumwibwira neza, nuko amutekerereza ibyamubayeho byose na bakuru be, ukuntu uwo mubyeyi yabagiriye neza akabacumbikira, n'ibyaje kuba byose aho umugabo we atahukiye. Aza kugeza ku rupfu rw'umugabo we no ku bintu yari atunze. Byose nabigiriye kugira ngo nihimure cya gisimba Nyamurya abana, mbone n'uburyo nzagukura mu nyamaswa zo muri iri shyamba maze nkagusubiza mu bantu. Nyangufi akomeza ati burya nabonye uko umerewe, nibuka ya magambo cya gitindi cyakubwiraga gishaka kukurya, mbona ko amaherezo nawe kitazatuma ubaho. Niko gukora uko nshoboye rwose kugira ngo ngukize. Nuko Nyangufi akomeza kumvisha uwo mugore ko kutaba mu bantu aribyo byamuteye kugira ibyo byago byose. Agiye kurangiza aramubwira ati none ikinzanye hano mubyeyi ni ukugusura, nkagusaba n'imbabazi kuko ibyakubayeho byose ari jyewe byakomotseho, no kugushimira ineza yose watugiriye hamwe n'abakuru banjye. Nubwo ndashobora kukwibagiza umubabaro ufite, ngaruwe hano no kugira ngo nibura ngerageze kukwereka ko utasigaye wenyine. Muri ako kanya amuhereza imyambaro ati akiriye imyambaro myiza mubyeyi, ejo hatazagira ugukina ku mubyimba asanze utagira icyo wikinga. Nuko Mukanyamurya abana yakirana ubwuzu iyo myambaro, maze amara akanya yitegereza Nyangufi. Bwari ubwa mbere abona umugira neza nk'uwo, kandi nta n'undi wari waraje aho kuva aho yagiriye ibyo byago byose. Ubwo Nyangufi yungamo ati ikindi kikwereka ko utari wenyine nuko ntari bugusige muri iri shyamba. Ndashaka kukujyana iwacu nkakwereka ababyeyi banjye, nkagusaba ko mwakwibanira maze ukava mu nyamaswa ukajya mu bantu. Umugore abanza gushidikanya yibwira ati uyu muntu waje ari simusiga aho ntashaka kumbera nka mbere, umva ko ari we wanyiciye umugabo, agakubitiraho kuntwara imari yari kuzamfasha muri ako kaga. Mana yanjye se nanjye arashaka kunyica? Akomeza gutekereza yibaza ukuntu akwiye kubigenza. Ubwo ariko Nyangufi niko akomeza kumwingingira amwumvisha ko nta kindi ashaka kitari ukuzamugirira akamaro. Aho bigeze umugore aza kwibaza, asanga nanone naguma muri iryo shyamba wenyine azarushaho kumererwa nabi. Niko kubwira Nyangufi ati hogi tugende mwana wanjye, numpinduka uzankoze icyo ushaka, n'ubundi ntacyo nari nteze kwimarira. Nyangufi aramusubiza ati humura ntacyo zaba, sinarota umererwa nabi nyiriho kandi ari we watumye ndusimbuka. Nuko bafata inzira, Nyangufi ajya imbere baragenda no kwa se. Ahageze abereka uwo mubyeyi wabagiriye akamaro katagereranywa.
arangije abwira nyina ati uyu nguyu umugereranya nawe, maze icyo ngusaba ni uko mwazabana nk'inshuti nyanshuti mukazatandukanywa n'urupfu gusa. Abwira na bakuru bati uyu nguyu tuzakomeza kumwubaha nk'uko twubaha mama watubyaye. Ahera akabwira ababyeyi be na Mukanyamurya abana ati nimuze njye kubereka aho mukwiye kuba heza. Abajya imbere maze abereka ya masambu n'amazu yubakishijemo n'imyaka yose yahingishijemo, abahana ya mafaranga yari yarabitse. Umuryango wa Nyangufu ujya mu isambu imwe, Mukanyamurya abana nawe ajya mu yindi. Nuko bose barishima cyane baranezererwa kandi babana kivandimwe, n'Imana ibaha kumererwa neza. Umwanzi agucira kobo, Imana igucira kanzu. Inda nini yishukuza yubagarira yose, ntubuzi irizera n'irizarumba, ineza yiturwa indi. Murakoze cyane ababikurikiye, naha turangirije umwandiko wa Nyangufi n'abakuru be ibice byose. Nyangufi n'abakuru be ibice byose dore ubu naha birangiriye, ariko ndateganya kuzabibaplodingira ku YouTube byose bifatanye uko ari birindwi. Ciao ciao, indi migani turacyayifite myiza kandi tuzabasomera mukishima. Ntakagira uburiri byiza kuri channel yanjye.